no kwangira inzu turajyana we nyishyure n'akagaze byose mbyishyura imbere ya kamera na nyiri inzu tuyamubarira areba mani umuntu ungana nawe abundi abari wabubwira ariko cameraman ntago bizongera ako singugo hwema n'abagabo ntago nshaka umuntu hongera kunyemera ariko reka nkubwira ngera nshaka umuntu hongera kunyemera imeze bite kora amagaswe Alors people nizeye ko mumeze fresh sana ni yawe TV ni Patrick the Entertainer tugaruka muri stories zitandukanye turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bagenda bagusangiza kuri stories zabo babagiye bariho zitandukanye cyo usabwa no komeza kuba in touch wicana yawe TV umunsi ku munsi kandi ukurikirana website yawe TV.com kugira ngo ubashe kumenya isi iba yerekeza cyane cyambere n'amakuru musaza ko mikoro utangiye kuzitakaza byatangiye kunjabuka kiriraho mwana aho nabitangiye kunjabuka ubwoba utangiye gutinya oya nta bwoba none se ko nta masasa hari abo ufite ubwoba bw'iki meze bite umusaza fresh naribe umuhungu meze bite ko ndimo gusinzira izuba riva bana urabona ni kuzuba cyane nawe umunyamakuru wacu pati nawe uba waduteye ngo ukadutumira kuzuba ubona ni ikibazo cya danje ariko ntagera nibwira abafana bacu kuri yawe TV nje nitwa Kipa Official ndi umuhanzi nyina na filime nyarwanda kandi ndi n'umunyamakuru nanjye watumye umunyamakuru umusoro muzira no muniga se bahanze barabaye benshi era abahanzi bari muri uru Rwanda ni nk'uducano turi kuvuka wa mungane abahanzi aranyibwira ntari ibintu mve ko muzi yemo kukwibwira nshobora kwibwira nk'umunyamakuru nshobora kwibwira nk'umuhanzi wowe urahita mumbwira ati muri iki niki nyibwire gutya muri ubu buryo cyangwa we urahitamo ntari ugi ikintu cya mbere wowe wumva wishimiye kuba wambwira kikanyura fresh ntari wowe kimbwe ni numva nyine ari fresh ntari ibi nanjye ndahita mba umufana wawe nje nakwibwira nk'umuhanzi ntari buranyibwira Samaka byankuruye mu basore ndagukunda urabizi ukuteye birankurura nibyo ese ibyo bigufite man umuhanzi ngifinga nk'umuhanzi man nibyo bigumana ufite gufinga nk'umuhanzi gusuririmba iyenjyana ndirimba afrobeat afropop rap byose rero bano bahanzi noneho reka nkubwire niba ari izi mpano ziri mu Rwanda u Rwanda nta mpano rufite ariko se bro wowe ko utaratwibwira uri kumfobya w'impano ya niyi njye ndi umukinnyi wa filime nge baranzi nitwa Hanta umuntu utanzaze muri comment yandika ati Hanta ntabwo umuntu utazi official nawe aze muri comment ubu barakuzi nese nge ko nakuzi imana ntabwo nzi nyine kubera ko wenda bazo kariho Aje ntago nari nkuzi ikibazo niba umuntu avuga ati ngiye sina nakuzi kandi navuga we ko bakuzi bari hatari cyane nuko twinjiye muri show yacu uyu munsi abahungu tutuje kwana kuri stories zitandukanye ariko muri iyi minsi ngo abana barimo barabaka ibiceri kakahava umuhungu official bana ngewe ibyana byo muri iyi minsi ariko ko birananyemera cyane ari bira ibyana by'Kigali bana nge am hustler kuva Kigali abana barakwemera kandi bashaka amafaranga barayasha mbabura rekanye simbice ku ruhande nje mvugisha ukuri abana abo muri no minsi biragoye ko wakundana n'umukobwa nta kantu ufite cyangwa no kurya wenda no kumurya hari byateye nyine ibi by'abasore byo kurya abana cyangwa n'iki cyangwa udutundo kushobora no kubivugamo byose ariko mani niyo yaba gukunda araza ibyo mukabikora mukaganira ariko after ugasanga ati ngurabona ngo nanaje ngo wenda ndwaye ngo cyangwa ngo ka malaria cyangwa ngo urabona mu rugwari ikintu batanguriye bikarangira mana yagukuye none se uravuze ngo abakobwa barakwemera cyabona rero barakwemera ko gukira ni kwikina nyine utangiye kandi bagendera ku bicere nese umunega afite ibicere none siri kumbona ute cyane ndende kubona nta bicere kagasha cyane yoro ko kwemera iki kiganiro ko kiraza kugwa iki kiganiro ko kiraza kugorana umunega afite ibicere bano kuri kamera za yawe yewe mba numye noneho pati hari ukuntu twese ajya tubona avuga ati uri niga ndi yindi ahita duhuza umungu se banze bamuzuminge guhera hasi Hanta ahita duhuza oya cameraman we weze karima tangira kwemera kandi je najya mbeshya kuri kamera ubu ibintu biraza kugenda gute ko je umunwa wanje nuje ubeshya barabizi man ufite amafaranga koko wait niba ufite amafaranga mbira abafana abayawe
pati nge yasanze mu rugo anzanira nge mutumirwa wacu ashaka ngo tuganire kandi tumenyane. Niyo mpamvu ko mba nambaye ubundi nge ndi mu rugo nta kibazo wenda byantera niwabona kuri kamera zacu hari abanzi nge bananzi nambaye neza bitewe yuko banzi muri filime banzi no mu buhanzi no ku munyamakuru noneho baranzi nambaye neza nta kibazo nge binaniye no kuzumva. N'amafaranga urafite? Amafaranga arahari. Nizo ufite amafaranga? Ngama bibiraho ngaho ndeye kufite amafaranga. Mabibiraho ngaho. None se ubu abaje n'abantu biyemera bahita babishyira mu bikorwa. Twe baradusuye. Wevuga mereza bibiraho ngaho. Twe baradusuye kuri yawe. Mani mwagiye mureka kubeshya. None niba badusuye. Umumbe baraje areba iki kiganiro avuga ati umuniga afite amafaranga kwirokeho. Neza ufite amafaranga. Fisho mfite amafaranga. Mani mwagiye muvugisha kuri kare byo byiza. Umva mbwira. Kuvugisha ukuri umuntu yanaza kanagukunda kanakuremera. Ariko wiyemeye kuri kamera. Nese ubu tuvuge ko amafaranga bafite ko wansuye ntago suye pe ariko mvuye kuri kamera kugusura ariko njye mu nzu hariya nayazana cyitonderwa pazo yamamaga ambwira kuri icyamamane aho ni n'ubwamamare bwawe ngiyewe ariko se wowe akwatse 2000 mu confirm ngaho yamwe kumukonfirma yamushye nama kuri phone nayamuhereza ariko ayo 2000 ntiyabura yo yabone ariko gutya none se kusanze hano muri jaride twe dukora ikiganiro bakatinga se basi ugenda uyaza umvuye nko mu kiganiro telefone zirahari ukumvuye mu kiganiro wenda nkinyabya wamamagaye guki kuyamushikiwe amafaranga ashobora kuza cyangwa akaboneka ibintu sigaho nkorera nagarisa wowe umamaga mbwiye ngo ugiye kumuza n'umuntu ukomeye none utangiye kumva kwikina kubise turaza guhuzara nje kankubwira uyu mutipe uribuka ikiganiro Skype yakoranye na Papa Cyangwe bapingana bya hatari none Papa Cyangwe akemera ko aremera we Skype Papa Cyangwa akemera ko aremera Skype iwe ngindi Papa Cyangwa ni Skype ngandemera nyine iyo kabiri y'abanyamugi tuyibona umva ngusobanurire we uretse kabiri zawe nyine uretse ngiye turaciringa urabona gutya hari ukuntu umuntu agenda n'agatiki urabona ko kuri iki gihe ikoranabuhanga ryarabikemuye kandi umuntu kwishyira kuri telefone hari igihe umuntu afiringa avuga ati n'undi ntabwo nge nagenda amafaranga ku kanya live kuko n'ubundi ndi ujya ahantu mu kabari cyangwa ukajya hehe muri boutique hari momo pay uri bwishyure ugahita uvuga ati nge amafaranga yanjye kanyekere kuri telefone nge n'ubundi kuko naho njya hose cyangwa nazamubaza zose zirakora ikintu cyose ukakibona ukoresheje ikoranabuhanga nese uyafite kuri telefone uyafite kuri phone nge amafaranga kuri ngayanyoreze phone ko nyifite se ndebe iyo message ndahita nyereka n'abanyarwanda telefone ntabwo nyifite none ngaho nyumvira bwabwiyemezi bwabo ariko mvuye kuri kamera mani wavugishije ukuri ko nta kintu ufite ko n'umuntu yaza akagukunda akagufasha umusore tirare narongora inkumi ntabwo ari kunyirariraho nge ndi inkumi mani navuga ati wenda ngiye gucyamagaze nabi ariko wenda nigeze guhagarara neza ntureke kunyemera aho mwana hano ari amafaranga rwose baragaragara ariko nge kamubwire iyo umuntu ikintu akora cyangwa ubuzima babayemo umuntu agenda gutya azamuka rimwe kabiri gatatu kane gatanu ariko hari igihe akora rose nabwo agahera kuri gatanu asubira hasi ariko iyo gatanu usubira hasi niba nge ndi kuri gatanu narabaraga ko ndi kuri gatanu ubu wenda niba naragabanutseho gakeya nge ndi kuri kane umva ko mani nge sinaciringa nawe nise mani uranyemera ngo bimarire iki uranyemera ngo bimarire iki koko ubu birakumarira iki nunyemera nabonye ngira iniga ya fake ndi niga gute se nge ndi wowe uri kuvuga wiyemera nakwatse kabiri yakunane baze nge nikuremera basi nawe iyemere turebe nyikuremera yemere turebe imbere ya kamera baze mpereza phone aho ngaho oya nibayiguhe nanjye bayikuzanira se nanjye nayo mfite nibayikuzanira nge mba nahitanze kugira bayizane umva pati wait impamvu namubwiye ko ufite amafaranga kuri telefone nawe aragarutse kandi nge namusobanurira agakomeza akazamura amagambo ambwira ngo nduwa fake nduwaki namubwiye ko nge afite kuri telefone kandi nge mubwira ko iyo umuntu agiye aho giye hose ari kwishyura kuri momo cyangwa yafite akamoto n'imubazi kandi byose ni kuri telefone nese phone wayibikishije none nawe sanze ari uko ameze wayibikishije niko arimo kubaza phone wayibikishije oya phone irahari ngayizane wandemera abantu babibona kuri umukire ko oya ntabwo ngena nakuremera nge waranje no kusuzugura desha oya kugira ngo twemere kuri umukire ngewe nyemeze kuko nyenemera ibintu mbonye nyemeza ko kunyereka ibyo bicire mbibone momo tu ubone ibyo bibiri iyo kabiri yimbi cyangwa se niba bikunaniye bazume phone nge nyakuremere birangira yashyireho bazumereza phone aho ngaho
abanzemere ko nta bushobozi anje nabufite ubuhe se ngiye kukuremera ufite amafaranga ngiye kukuremera ufite amafaranga ntabwo ari ukwiyemera buriya twabivuga wenda wait pazo katuganire twese turi abanyarwanda ndabakunda pe uyu mutipe ashobora kuba hari ukuntu agaragara sibyo wenda ni umusitari muri filime ariko ukuntu umuntu amubona nk'umuntu urenze wa danje akavuga ati uyu tipe ni umusitari n'iki ariko nta n'ibiceri afite nge nta n'ibyo mpamya ko afite ibiceri ariko urabifite nesa amafaranga ahantu aravuga wowe uri kwikina ngo ufite amafaranga nakwatse 2 atavuga se nta n'igihumbi wamaye ubwo se ndabwirwa n'iki koko amafaranga yafite reba ndi umugabo uri umugabo pazo ni umugabo n'abandi bose ni abagabo ngabemeze abantu bakurikirana yawe TV ni benshi bemeze inoti ya 2 ntago ari amafaranga menshi bro inoti ya 2 wowe ni benshi sibyo n'akarusho nongereho na sawa TV abayizi bose umva ikiriho umuntu bimeze kwe twari turi ku ngingo ivuga ngo abari b'iminsi bashaka amafaranga bavuga uti ngiye bananyemera ngiye mfite amafaranga ngiye ipinda rirahari byo koko bashaka amafaranga si bya kana bari kubyemera cyangwa bari burukundo baratari bagushaka iki amafaranga n'amafaranga nicyo tutaraza guhuza rero ni ikintu kimwe ni ukugomya kwikina ngo ufite amafaranga nakwatse 2 nta n'icyo ubugande wamaye ibyo 2 uyabonye wakora iki wowe namenya ko ufite amafaranga nkemerezo nkuru zawe uri kwikina ngo bakobwa barakwemera noneho wowe garagaza imbere y'abafana bavuga ati nge ndakennye ndashaka ko nge bandemera iyo tuke nta kintu mfite nta hantu ndi nta naho mva ndi nyakwigendera nge mundemere tuke nge wakujyana yemerera pe uri nyakwigendera oya naho ndi nyakwigendera ariko bandemera kugira ngo ngeje kwiyemera nkangu ufite nakubwiye ngo kandi na kibiri yakunaniye bavuge nomero bakuremera shaka kuri yawe TV ntago ari abakene ku buryo baburi inoti ya kibiri uko nakubwiye aya mani papa cyangwa yakora ikiganiro ibyo byaba papa cyangwa nge ntago biri kundeba mani ibyo ni ibyawe we mbwira ko ufite iyo kibiri yandi mbwira ngo wowe zumbwiye wanansuye no mutipe ntago turi buze guhuza deja yanansuye uno mutipe ariko yafite pazo nukajya ushyigikira amakosa reba igihe nahereye mubwira ati zana iyo tuke n'ubundi abantu babibone koko ufite amafaranga tegereza umva mubwire nategereza se kuva ryari nambwire ngo bigomya kwikina rero ngo ntegereze ndashonje nakwigendera nago ndi kugusaba nge nago ndi kugusaba nge ndi kugira ngo nkugerageze ndebe koko ufite amafaranga nese nyakwereke kuri telefone mubwira ati ngaya ariho kuri ari yes phone iri yes phone iri nge kwireba inyuma ya kamera basi inyuma pazo ari phone ufite ikibazo kiri turiho muri make umungu yatsinzwe mane mere mane se mane ubu bindi n'abadukurikiranye kuri kamera zacu pazo ngiye iki kiganiro ntago turaza kugira ubundi kankoze ubundi bari bose bashaka amafaranga cyane abari mu mutima baracyari reka bashaka amafaranga ariko nyine bakayakurikirana ku muntu ufite amafaranga ako wowe watangiye wikina mwana ngo ufite amafaranga ndakwaka kibiri abari bavuye ahubwo nanyake pasi abari barahari ariko ntago nakwaka pasi waracyagenda utira geto ngo wanarya umwana wowe ikibazo ntago tuziranye duhuriye kuri kamera pazo yamamaga yambwiye ati ngenze nkurebe gutya na gutya uno muniga afite ibikorwa none ibikorwa byawe byananyobeye abiwabo urabizi neza ese wari usanzwe uzwi ubiwanyu akomana no muniga mana ako pazi nene iki kiganiro ndakubona kiraza kuba hatari kabisa ukuntu nge ndenze none nge kambiyibutse cyangwa nge narabibwira reka nge narabibwira uranzi kujya ujya kunsebya mwana nishyurira inzu i Kigali ninde ukuzi i Kigali indirimbo waririmbye niyaje asanga iwanjye yarara byose abari iwanjye wowe ugenda utira geto ufite getire nese ufite amakuru yuko ntira getora urayitira shaho uko nakubishe urakene erega nge nawe ntago nzajya kubeshya abanyarwanda mwana ubu nze ngushyigikira ngo amafaranga hari naje nkicwa n'inyota iwawe none se habe n'amazi nibura nkuma amazi imbere ya kamera za yawe TV kadusobanura uheruka icyana ryari cyangwa no kurya icyana ryari nakubwiye ko nge ntajya niyemera sibyo ibyana mba mbifite pe hakuna ngo ndaza ngo mbirate kuri kamera ugeruka ryari nta munsi nese hari umunsi mba ntagifite kandi umusitari zari indyo zacu za buri munsi none se uragira ngo uri umusitari wa hehe nta kibi nta na kibi ugira nta musitari bwawe abakunzi niba ushaka kuba umusitari
kabakuremere nta kibazo niba babonye ikiganiro bakabona ko ndi umuntu wo kuromerwa abazajya muri comment batwereka bakurikije barimo kureba ninde ubabaje umuniga niba muremere pe je ntabwo cyabandemera oya buretse bazanemera ikindi gihe umuniga bamufashe oya buretse ndikubwira nese pati nanjye nkagaruka gute uyu tipe nitwa Hanta Mari ntago nitwa Tipe ko ariyo mu gihe uramugani wisuvuga ko nta na geta afite gute Nesaranze Imana abatipe ni bandi bagenda bakina mu dufilime twatundi twa feke bakaza ngo nabastari ariko urikina impamvu nkuzi nge ndi umuntu ukurikirana ibintu bya social media cyane none ubona nikina se ibyo ukora wenda biragaragara ushobora bwira umuntu ati ngewe kuri iki niki ukakimwereka ariko ku mafaranga ukugaragara ntago ariko n'amafaranga bameze nese nigeze nza nkubwira ngiye ko mfite amafaranga none nge nikubwira ko nge nyafite ayahe se ari he none se ukeneye pazo soze ikiganiro nge nivire mu kiganiro nigenze none se uyu muntu ireba igihe twahereye jewe none se wanye naguhaza tangiye kubishyigikira wanye naguhaza ariko betse mumbwire ngomba moroga ku mwana waje ureka gusesereza ko ari inkuru nge nabonye ko ari icyana bigasakuza cyane wumva wowe wivanga ibintu urumva ikiriho ni iki ngiki ayo mafaranga urayafite nge mfite money nese umuhungu nawe wamenye ko nagahita ugusuka umusebya nawe gusebanya reka nge niyo makuru nge mufite nese turi gusebanya man nge navuze ko ndavugisha ukuri uturuka ku munota wa nyuma mpaka dusoza icyo kiganiro nta mafaranga ufite uri kwiyemera ariko wowe icyo ushaka cyo niba ndi kwiyemera niba ndavuga ati ngewe ubushobozi bwanjye bucyenda uyu kujya kwiki nese uri kwikina ngo yikumarire kimwana za uvuga ati imbere ya kamera nibo baraba bamfashije ko ntago ari wowe kwiyemera ngenda yazana nese niwo urayamba ubwira ati niwo uraza kwiyemera mani ngemeze nabiza ari no kundya cyangwa nge narabu ndupfa mba napfuye kwishyurinda telefone nizo uranyishyurira guhamagara icyana oya ibyo byana bya bireka nese nge nindange nge bakuye ko nguri ndaye oya jyana niyo mpamvu ndi kumubwira ngo nge mwiyereke ese yanto mungu ko ganisha mu byana gusa imihigo ye n'ibyana gusa shapazo uyu munsi ndabona uyu munsi wagenze nabi pe nakwiyereka ujye wanzanye uvuga ati ni umutipe ufite impano mwana aravuga ati ngewe macaka ukuri ntago macangoza ubeshya abanyarwanda kandi wa mugani natwe ntago tuba twaje hano kugira twicara tukubye tubeshya abanyarwanda n'abandi bantu badukurikirana mu bihugu bitandukanye Burundi nayo yose tuba tunabasuhuza avuga ati byiza abantu ukuri nibyo byiza man utirare nagarongora inkumi ibyo byari ibya kera kandi nanjye sindi inkumi niko arimo kubwira umuhungu murimo murahuza turahuza ariko nanjye ngaruka ubwo none umaze kwemera ko wirariye oye ngaruka akatirariye ntikagira gute karongora inkumi ariko nkagaruka avuga ati ntago wenda ndi umuntu uri heavy cyane cyangwa uri hejuru cyane w'umukire uvuga ngo mfite amamodoka cyangwa amazu ariko nje mu myaka yanjye 20 mfite ukomeze gutya ndihagije ntandukanye nje n'abantu benshi hata ndakuremera kuri kamera ariko ndemera babibone nabaho mbonye umuntu nyemeraho nkemera ariko ntago ndemera abantu babibona nyine wowe umva icyo ushaka uvuga ati inzara yo irahari kuko navuye urabizi aho navuye nurama n'amazi inyota yanyishe uranyakira ryari ndibuze kwakira no wabizanye n'imbere ya kamera tukabireba ubu nibavuga ngo ikiganiro kirarangira ahita umbwira ati ta ndongera se kubakura none bakubona urabona hano nge uri umwiyemezi pe ikintu arimo kuvuga arimo avuga ati urumva wowe wibeshya abanyarwanda mani nareka kubeshya ati nawe niba ufite inzara avuga vuga nyine aka kanya ndayifite urayifite ariko ubundi sinyisanga kuko navuye ahantu kure twagusuye iwawe bakunze bacu munabibonye none ko aciye bugufi yemeye ko ndi nyiri ngaho yame rero yame ari hese araboneka wishinyagura ni wewe bararemera nyuma ya kamera turabikora kuko ushyireho namba ya yuno mutipe mani bamuremere kandi urumva mwana hanta ariko wa mugani yo tubanze twumvikane urumva mungu aravuga ati ni ufite inzara emera nkuremere utuze nawe akavuga uti wereka kubeshya abantu badukurikiye
nese arabona nsa nk'inzara ufite inzara mani nanakwishyura ku kageto mani ariko ukagaragara neza ntukajya ubeshya abafana bacu n'umuginga no mu Caritas ibintu ariko rero nkubwira urabizi sijya nkunda guserera ako no mutipe igihe yahera ansesereza mwana ngiye nanabyumviye buranda nagaragaze muremere nyine nicyo shaka urandemera aho ufite iki mwana ntakuremera ako kageto ngenda kishyura kuri kamera zacu no kwangira inzu turajyana we nyishyure n'akagaze byose mbyishyura imbere ya kamera na nyiri inzu tuyamubarira areba mani umuntu ugana nawe akunda ababi wabo reka banze nkubwira mu buzima sijya nkunda umuntu usesereza bene ako kageni ntabwo nabyemera ngende hata abantu baranze ujya kusesereza kuri kamera ese kare furajya kusesereza abantu bose babahunde waranyishyurira inzu hori data ugize ikibazo cy'uko waraburije ko mwana reka niba uraburije niwo byiteye ubu yaravuze ati muri iyi minsi ndimo ndihana ariko noneho ndabona umunsi ngiye guserera n'umuntu mwana reka gomya kunsereza kuko tutaza guserera ariko wemeye nge ndakubwira ukuri imbere ya kamera zacu uyu mutipe ndamwishyurira inzu ndayifite nje kuyishyura imbere ya kamera na nyiri inzu yewe ndamubwira ati ndishyuye n'amafaranga ndakwishyura amezi 2 na gaze uracyabihanye neza gaze nta muntu ungana kibiwanyu mani uze reba nk'ubu gutya oya naza najya imikino kuri kamera ntabwo twabyemera ntabwo twabyemera ntabwo nge twabyemera imbere ya kamera nge niba afite amafaranga mani nge mba ngomba kuyagaragaza bino tugende nkwishyurira inzu wowe mani nge nukuyamani n'iwanjye Caritas ipa nkubitiye n'iwanjye ko ako si mwarubwo mwibyo muri biki ndashaka bakuye kamera niba nyine mwana kuri kamera abantu barimo bararwana mani kuri kamera kuri kamera mani ntabwo bizongera ako si nk'ubwo hwema bararwana ntabwo nshaka umuntu wongera kunyemera ariko reka nkubwira ngera nshaka umuntu wongera kunyemera tumubitana amafaranga tugenda mwishyuriye byose ariko tumubitana amafaranga mani reka nkubwira mu buzima nari hano mani pazo mbabarira mwana we wagiye kuneza bino pati patamubitira iwawe ako se mwana mwasize ngara ako se mwana ngo abantu bagomba wihanda watete koma wihanda mani pazo sigaboto pazo reka nkubwira no mu Caritas nanza agasuzuguro ke mwana byo reka nkubwira kabakoreho kamera nta mpamvu yo gukuraho kamera mani wabona ubwemezi bw'abantu ariko nta amafaranga yanjye nta mafaranga ufite kanya ko amafaranga yanjye ibyo nibyo turi gupfa mani niba nkubitana amafaranga yanjye ntabwo bishoboka umva ndagufite neza tuza tuza noneho watuje umusumo ngakoroje amafaranga naguhabye se nta mafaranga afite musige watonze wemeye ko amafaranga ntabwo ndayafite nta mafaranga ndayafite nge ndakwishyurira inzu none ga ntizongera ndakwishyurira inzu ntukajye ubeshya abantu ndamwishyurira inzu njyewe uko buriya ko buriya pati ako se mwana none se uyu mutipe bundi imeze bite nge bangubitira iwanjye ako se mwana kumwambaye umupira kweri uyu mani uyu nguyu afite amafaranga mwana nge bangubitira iwanjye amafaranga mwana kuraho kamera kameramani ikureho mani reka nkubwire pazo ntuzongera kumuzana nk'aba ngaba ntabwo nzongera gukora ikiganiro murimo mupfa ubusa kweri umva pati ibyo unkoreye byo byonyine ako se mwana kweri ntabwo nzabyemera ntari kana nahunge kamera baba bagiye mu biki kundi mareka dusoze ikiganiro hano nose abajama hano dore ukuntu babishoje nabi bashwana kandi babidatari tuba turimo tuganira nakoze cyane kuri channel yawe TV na konti reka